Imana ni urukundo. Ndashima Imana ko yagomeje kugendana nanjye. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana. Rusumba izuba, rusumba ukwezi. Urukundo rw'Imana rusumba izuba, rusumba n'ukwezi. Ntawarondora uko rungana uretse Imana yonyine, igira neza, ishobora byose, yera kandi ikiranuka. Nuko muri ubwo buzima Imana ifasha uwo muntu imuvugiramo, arangije arambwira ngo nzaguha akazi keza. Arangije itariki igeze, sezera hahandi bankunze, baranababara, babwira itariki nzagenderaho, bagira ngo ndi kubeshya, kuko ntacyo twapfaga. Icyiza iyo uvuye ahantu ntacyo mupfa, Imana ikugirira neza ikakuyobora. Ikintu kibi ni ukuva ahantu utavuze. Ariko njyewe nari nababwiye itariki nzagenderaho, nubwo batabyizeye, ariko njye nari nababohotseho. Ndashima Imana ko yandindiye aho hantu, noneho ikampa n'akazi keza. Nuko ndagenda, arambwira ati uzatege moto, uzansanga he? Ahantu bita Nyarutarama. Uwo muntu reka muvuge, mvuge nti Mana ndagushimye, uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye, uri Imana itangaje. Mana, izina ryawe rihabwe icyo. Ndagushimye ko wandemye, ndagushimye Mwami ko warinze ubugingo bwanjye, ndagushimye Mwami ko wagendanye nanjye. Mwami, ndagushimye ko ujya ukoresha abantu bakaza mu buzima bwacu. Mwami, icyubahiro kiri cyawe. Uwo muntu reka muvuge, ndamushimye nubwo ntacyo mfite namuha, ariko Uwiteka Mwami, ndagushimye kuko uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana yera kandi uri Imana ihambaye. Ndagushimye, mushyize imbere yawe kugira ngo Mwami ujye umuha umugisha. Ndabizi ko wawumuteganyirije, ariko ujye umuha undi. Uzamurinde kandi uzarinde umuryango we, uzarinde abana be. Mwami, uzabaha ubwenge bwo kugushaka no kukubona no kugukorera. Nurangiza ubahe ubumenyi, ubahe ubuhanga. Mwami, ndagushimye ko wamukoresheje akandinda kubimbwa. Ndagushimye kuko uri Imana igira neza. Yitwa Alexi. Nawe nabona iyi video, ndabizi ko bizamushimisha, ariko ndabivuze kuri Imana igira neza. Mana, sinzigera nshima umuntu ari uko yapfuye. Igihe mfite cyo kuvuga, nzajya mvuga iby'Imana yakoze nkiriho, n'uwabikoze akiriho, kugira ngo abone ko mu gihe hari igihe yakoze ikintu cyiza. Mana, ndagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami, musabiye umugisha utagabanyije, ujye umuhundagazaho. Amen. Nuko arangije arambwira ngo uzasanga i Nyarutarama. Arangije anjyana mu mudugudu wa Nyarutarama. Mageze ngira ngo ni muri Amerika. Urumva, ni nk'uko wava mu cyaro ari ubwa mbere ukajya hano mu mujyi. Nanjye niko nabura. Ibaze 2007, 2008, ibaze 2008 kugera Nyarutarama muri ya mudugudu uvuye mu Kiyovu cy'abakene. Hari hameze nko kugera mu mujyi ubu muri Vision City uvuye mu cyaro, bakakuzana bakakugeza muri Vision City uvuye mu cyaro. Niko hari hameze. Arangije anjyana kunza, arangije arambwira ngo uzajya uba hano
ukore isuku iyi nzu, ukate izi jaride, ukore izi ndabyo, ukubure, nzajya nkuhemba ibihumbi 20. Ntabwo ushobora kumva ibyishimo nishimye, numva ndishimye. Icyo gihe umwarimu yakoreraga 25. Murumva igitangaza cy'Imana. Imana yankuye muri bya bindi byose kugira ngo indemere umushahara mwiza. Ndashima Imana uwo mushahara yamaye. Yo nanyura muri bya bigeragezo byose, ntago nari kuzavuga gukomera kw'Imana cyangwa mvuga amashimwe y'Imana. Imana irangije impa akazi keza, ndayishimye kandi nabizi ko nayishimye. Ako kazi naragakoze, ndagakora. Ndibuka nahageze mfite amafaranga inote ya 2 nshyashya yonyine, niyo nari ntukanye ku kazi. Arangije arambaza ngo se ufite amafaranga yo kujya? Ndangije ndamubwira ndafi. Arangije arambwira ngo nzaya nza hano ukwezi gushize je kuguha amafaranga yawe. Ndaje ndamubwira nta kibazo. Natangiye ku iyo tariki, ntabwo nibuka ariko ndibuka ko za 12 cyangwa 16 z'ukwezi kwa 8 2008, mera ku iyo tariki ry'amafaranga 2,000. Najyaga ku gasoko muri Banyahe nkagura umutandiko w'ibijumba wa 200, nkagura n'isukari robo y'igitanu. Nazanaga umutandiko w'ibijumba nkabitogosa, nkajya ngikijumba kimwe mu gitondo, ikindi nkakijya saa 6, ikindi nkakijya nijoro. Ibijumba nabimaranaga iminsi 2 umutandiko w'ibijumba, kandi ntago habaga harimo ibijumba birenze 6 cyangwa 8. Yo byabaga byinshi, byabaga ari ibijumba 8. Imana ingirira neza kandi sinananuka, sinagira gute. Nta n'uwamenyaga uko mbayeho no mu bantu twaye duturanye. Ibaze kujya ikijumba kimwe mu gitondo, ukajya ikindi saa 6, ikindi ukakijya nijoro ukanywa mu karo. Ndashima Imana ko yandindiye mu ubwo buzima ikankomeza. Nuko ubwo buzima bwose mbubamo, ukwezi kurashira ku noti ya 2. Araza arambaza se akazi karagenda? Ndangije ndamubwira nti biragenda. Arangije ankubita inoti y'ibihumbi 20. Arangije arambwira ati niwitwara neza nzakongeza. Ndakora nishimye, nta kibazo nigeze njyana nawe. Nuko hashize igihe nk'amezi 6 aza kumbaza, arambaza se biragenda? Ndangije arambwira nti ntabwo bivamo. Arangije arambwira ati nzakongeraho 5. Noneho umushahara w'umwarimu mba ndawufashe. Narize amashuri 6 ngo nyarangize. Murumva atari igitangaza Imana yankoreye guhembwa umushahara nk'uwa mwarimu? Nta mashuri 6 narangije, nta nubwo nigaga. Sinarizi no gusoma Ikinyarwanda mbibabwire, nakigiye aho kubera gusoma ijambo ry'Imana. Nubwo nigaga, nari nzi kubara imibare y'amafaranga yonyine. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishobora byose. Ndayishimye kandi ijye yumva ko nayishimye. Umuntu wese uzumva aya magambo ajya amenya ko Imana yera kandi Imana ikomeye. Amubita 25.